Iyi ni Top Figure TV, twongeye kuguha ikaze mukunzi w'ibiganiro bya Top Figure TV. Nkuko rero bisanzwe, hashize iminsi tugenda tubona ifoto igenda icicikana ku mbuga ya Rutayisire, ku mbuga zitandukanye, igenda benshi batera komantere zitandukanye ku bijyanye n'ifungwa ry'amasengero. Noneho rero twabazaniye ukuri, ikiganiro cya Rutayisire kivuga ukuri ku bijyanye n'ifungwa ry'amasengero. Rero tugusaba gukanda subscribe niba ari ubwa mbere uje kuri Top Figure TV. Turagusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ko bigenda binyura kuri ino channel bigende bikugeraho. Rero tongeye kubaha ikaze, dukurikire ikiganiro cya Reverend Dr. Antoine Rutayisire, aho yagerageje gusobanura ukuri kw'ibintu uko bimeze. Twongeye guha ikaze. Cyo muri Zion njya kwigishayo, hanyuma premide hari inama nagiyemo, nkuraho telefone shyira mu kadege nyerekeramo. Noneho nimugoroba abantu nyikuye mu kadege bati twari twagushatse twakubuze, bati abantu bavuga ko wagiye muri ribu. Ndabananiye kada ribu, ntabwo nigeze njya muri ribu. By the way, muri ribu sindanajyayo mu buzima bwanjye kuva nabaho. Aho ribu ikorera njya mpacaho nkagenda, ariko yewe n'abakora mu bamwe ndabazi. Ariko rwose mvugishije ukuri kw'Imana nkorera sindakandagira muri ribu. So ejo abantu benshi nagiye kubona mbona ni mugoroba abantu bavuga ariko muri social media biravuga ngo urafunze, ngo mfungirwa ko nagize. Kada nta muntu wigeze amfunga, nta n'uwigeze nyakura. Ubwo by the way ndagira ngo mpumurize n'abantu bose ari inshuti zanjye za hafi n'izakure, ntabwo igihe nigeze mfungwa, nta n'uwigeze ampamagara. Kuko ni wenda niyo banshaka bakambura bari kunshakisha cyangwa bakajya iwanjye kuntegerayo, ntabwo nigeze njya muri ribu. Ariko ubundi bari kuba bamfunga nagize gute? Nese we wakiriye gute kuba abantu baravuze yuko ufunze kandi udafunze? Urabizi mu Rwanda rero buriya bakunda biracitse, kubera ko urabona icyatumye n'ibyo bibaho ni muri pizo marabikubwira. Izi kamera zanyu zizateranya abantu, bandi zibakamere make menshi atabuza, abandi zibahimbira amazina atariyo. Abantu barabanje bajya kuri social media. Ibyo byo rwose nari narifite no muri gahunda kuzabashaka, ariko reka maze nkubaze uze no kunsubirizaho. Ubundi buriya muremerewe kubeshyira abantu? Ntabwo bishoboka. Kandi nibyo nendaga kuvuga, kuko ntabwo bibaho. Nagiye kubona umva kwa gatandatu umuntu wo muri ni BNB ni yitwa gutyo, umunyamakuru yarampamagaye, arambwira ariko ati ubitekereza gute ko bafunze isengero? Nari maze no kubireba kuri X. Ndamubwira ne ko bafunze isengero, ntiwabajije bamwe mu bayobozi b'amadini ko hari? Atoya ati nabashatse nahuze, ati ndashaka kukubaza ku opinion yawe. Ndamubwira nta kibazo mbaza. Urumva ni kwa gatandatu, haciyeho ku cyumweru, kwa mbere harejo. Ariko muri iyi minsi 3 abantu bagize gutya bakurura amadisikuru ya perezida ya kera, bavanga n'ibyanjye. Aho ngaho ndibuze kuhagera kuri icyo gihe. Bashyiraho ifoto ya Antoine ahanganye na Perezida Kagame, bashyiraho ya Antoine ahanganye na Yusta wari wanuza wa RGB. Ntabwo niyamaye abo bantu se ibi babikuruye bate? Rero ibyo gutekereza ko naba nafunzwe naho ngaho byavuye, ariko ubushatse wahera aho ngaho gukomeza kugenda. Bigaragara nkaho wagira ngo ntibyakubabaje cyane kuba abantu baravuze ko ufunze kandi udafunze. Donc byarakubabaje cyangwa yewe nta byari kumbabaza, wenda iyo mba narakoze ibyaha nshaka guhisha, nshaka kusibanganya. Aho icyo gora byanangiriye n'umumaro, kuko byatumye nsubira inyuma ndatekereza, ndavuga ariko kuvuga ko wafunzwe byakugira umumaro. Burya iyo abantu bavuze ngo wafunzwe bikugirira umumaro mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukwibaza ngo ariko ubundi nashoboraga gufungwa. Ugasubira inyuma ukibaza ati se ubundi iyo bamfunga nari kuba mfungiwe iki?
mu byaha bikorwa muri kino gihugu bifungirwa icyo nari kuba nakoze niki ibyo bituma utekereza cyane. Icya kabiri bituma asubira mu magambo nari navuze nawe ariko ubundi magambo nari navuze icyaba cyarabangamye cyane ku buryo cyavamo impungenge ni iki sivyo hanyuma nkuramo imyanzuro. Ibyo rero mubwira ngo byangiriye umumaro muri isanse kubera ko burya hari igihe uvuga ibintu cyane cyane nabibonye ndebye na media zo hanze ndavuga nta abo bantu bashobora kuba nabatije amagambo kubera amagambo nakoresheje kuko nanjye ndabyemera. Hari reka nkubwira ibyaha bitatu nkubwira ibyaha bitatu amakosa atatu si n'ibyaha ntabwo ari ibyaha bifungirwa ni amakosa. Hari amakosa atatu ari muri iri interview nahaye umunyamakuru even nahaye Pamphile kuri Behora. Icya mbere ikosa rya mbere amakosa wemera wowe nemera oya nshaka no kwigishirizamo abandi burya niyo mpamvu nabwira ni hari ibintu bigira umuntu nshaka kwigishirizamo n'abandi. Ikintu cya mbere no gusubiza urakaye kuko urumva gihe ndi umupastori numvise bavuga ibintu by'insengero zifunze n'ibiki byose ntangira gutogota mu nda. Ariko ikosa ririmo rya mbere ubundi muri public speaking donc iyo ukora speech izajya hanze muri public barabwira ngo ujye guyirinda kuvuga ibintu by'amarangamutima kuko iyo uvuze ibintu birimo amarangamutima uwarebye uruhande rumwe. Nkariya navuze ndeba ku ruhande rw'abapastori rw'amatorero rw'abakristo rwose nareba no ku ruhande rw'afunze ngo mbanze mubaze. Urumva nabajije uruhande rumwe sinabaza n'urundi. Iryo ni ikosa muri communication. By the way iryo namwe murarikora kenshi abanyamakuru murarikora. Ubundi wagombye kubaza impande zombi ukagira a balanced view ndetse ku buryo umenya ngo ese ibyo bambwiye nibyo cyangwa si byo. Icyo si kimwe donc kuvuga emotionally urakaye bigatuma utabarashono gushaka information zose cyangwa unabanza unabitekerezeho. Ndaza kubisobanura nyuma. Ikosa rindi rya kabiri ryabayemo ni ikosa ryo navuga ngo nshingiye kuri Bibiliya iravuga ngo mwene so nakora ikosa cyangwa nagukosereza cyo banza umuhamagare umubwire. Ubundi ari Yusta uyobora RGB yewe na wenda na ba ministre kwa ba ministre bose je nazi ko ari na RGB nubwo na ministre sinari ndabashyizemo. Yusta we na nimero ye ndayigira tujya tuvugana kenshi nashobora kumuhamagara nko Yusta ibintu barimo kuvuga hano mwakoze iki kuko nta nubwo bwari kuba ari ubwa mbere muhamagaye ko ari nibindi njya muhamagara tukiganira. Icyo sinagikoze. Irya gatatu donc iryo ryubwo ni principe ya Bibiliya nishe. Irya gatatu ni choice y'amagambo. Amagambo wakoresheje amagambo nakoresheje burya iyo ndakaye uyo ni defu iyo ndayemera ndayigira. N'abantu nayoboye kera bajyaga batari ko ujye witonda team leader bagitaga team leader ko niko niyo matitre yacu twagiraga country director cyangwa team leader yagusimbukanye dushobora kukubwira ijambo gapfa. Iyo rero ndakaye izi bintu bya letre nzi gushaka ama image niki hari nakoreshejemo amagambo aremereye asatu niko nabyita kujya kwica umubu kafata inyundo kujya kwica isazu kawo irashisha imbunda ayo magambo ari muri icyo kiganiro n'igihe yakoresheje nazuye inyuma ndavuga uzi ko nanjye nabaye umusatuzi kawe umuntu nakoresheje amagambo aremereye narayakoresheje agaragara ni naho abo ngabo bagiye bavuga ngo nahanganye n'ubuyobozi kubera ko aho navuze ngo ibi ngibi birimo igitugu cy'amategeko birimo iki. Urumva ayo magambo araremereye kuri icyo gihe cy'igitugu. Abantu bamwe bavuze yuko nagiye mbona na titles no mukanye ndi kubona ikiganiro kimaze amasaha 2 umwe mu basesenguza hano mu Rwanda w'umunyamakuru namaze imyaka irenga 10 yakuze yavuga yuko mu Rwanda gufunga amategeko byabihuriye n'igitugu nkuko Antoine yabivuze. Byagenze bite kugira ngo donc usanishe gufunga ama insengero n'amadini bihuzwe n'igitugu? Oya urumva nibyo nakubwiraga nti hari umuntu arakara
urumva niba umuntu haje agafunga inzu ya pizo yashoboraga kutayifunga. Ni naho havuyemo ya magambo nakubwiraga nakoresheje ari too strong, ariko nza kukwereka wikosa ryari riri aremereye cyane. Nkavuga nti ibi ngibi no gukoresha imbaraga z'amategeko kuko yafite ari ku ruhande rwawe, nshobora kuza nkafungira pizo kuko amategeko ari ku ruhande rwanjye kandi pizo ntacyo ari buvuge. Ariko iyo terime natoranije urumva nyine yari iremereye cyane cyane ko noneho reka nkwereke ikosa ryari riri cyane ko biriya nkuko byo nera nabivuze, biriya ni ibyemezo byafashwe muri 2018. 2018 urabizi hari igihe yize gufunga isengero bwa mbere, bafunga insengero batanze critère abantu bagomba kuzuza, urusengero rugomba kuzuza kugira ngo barukoreremo. Noneho izo critère zirahari, abantu bazimaranye imyaka 5 y'uno wa gatandatu kuza muri compliance. Byo ngira ngo n'amaduka bajya bayafungira ataratanze imisoro, na za hoteli basanze zitari compliant ku bintu barazifungira, n'utubare basanze tutujuje ibyangombwa baradufungira. Donc niyo mpamvu nakubwiraga nti yewe navuze ntekereza nk'umupastori kame muje ukamfungira urusengero niyo nawe ndi mu makosa. Burya nzi neza yuko n'umuntu ufite hoteli iyo bagufungiye ukibuka abakiriya ugiye nko kumara icyumweru cyose uhomba kubera ko bataza, waza akakubaza ntabwo wavuga wishimye, uri hariya navuze nk'umupastori kutogota ariko bwo rwose mu nda numvaga ntogota. Hanyuma rero ibyo kuba barafunze isengero byo byari byoroshye cyane, niyo mpamagara bari kumbwira bati ibi bintu rwose hanyuma ababibonye nko guterana amagambo n'icyo president ugize neza ko habwo kuzana icyo ngicyo. Icya mbere bureka ngubize kuri pizo kariya ka discours ka president wa Republika bazanamo ntabwo yakavuze uyu mwaka. Serious katukumvisha abantu bumve nakariko bumve nakariko wamugana ako ka discours umuntu wese uzi gucukumbura uzi gushakashaka ntabwo ari aka 2024 yakavuze mu mwiherero w'abayobozi bafunze insengero bwa mbere niba ari 2018 niba ari ni nkaho ngaho mu church 700 mu mujyi wa Kigali nubibuza u Rwanda rwabaye rwarundi rubuza abantu freedoms, barabuza church, barabuza makanisa amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ni amaduka n'amafactory afite yakora ni inganda ashwi ntacyo biguha nyango nibi ngibi niyo ngiyo iyo ngiyo nusubira inyuma ukajya gushaka ahantu yavugiwe uraza kubibona neza yuko yayivuze bafunze insengero bwa mbere agomba kora 2018 amatariki akunze kunshikana cyera nkiri umunyeshuri muri histoire ikimwe icyansindaga ntabwo ari ibyabaga byarakozwe na amatariki byakozwe ariko nzi neza ko iyo speech yayivuze mu mwiherero ndibwira ko ari igabiro bavuze ko bafunze insengero zigera muri 700 mu mujyi wa Kigali. Uranabyumva na reference ku mubare urebye mu mujyi wa Kigali ubu ngubu ntabwo bafunze insengero 700. Bikubwira ngo iyi speech ni yakira abantu bayikwigarura rero abantu rero barayigarura baravuga ngo Rutayisire Antoine yahanganye na President Kagame. First of all yewe President yavuze iyo discours wenda yaba yarayivuze ku cyumweru nari kwambara agapfukamunwa nta nubwo umunyamakuru nari kumusubiza kuko hari principe zimwe ugomba kugenderaho iyo uri umuntu uzi ubwenge. Niba ubuyobozi bwafashe position ku kibazo runaka kandi ukaba wemera ubwo buyobozi sibyo ukaba wemera ubwo buyobozi niyo cyakubangamira baragusobanuriye impamvu zacyo icyo gihe cyo guhutira gukora no kuba compliant kuvuga ngo bambwiye impamvu bamfungiye urusengero umuyobozi w'igihugu yabitanzeho position nta commentaire nashoboraga gushyiraho. Iyo discours rero bazanye bakaduhanganisha ni igihimbano cyanyu ahubwo nabanje no kwitekereza nkabona ariko ubundi nta hantu umuntu ashobora kurega aba YouTubist kuko niba uje giwe ukampanganisha n'umuyobozi w'igihugu cyanjye kandi tutigeze duhangana ubundi ngira ngo nagombye kugira uburenganzira bwo kurega umu-YouTubist wakoze ibyo bintu kuko ibyo bintu ntabwo biri professional nta nubwo biri ethical.
kugaragaza ni ugutwika uteranya umuturage n'ubuyobozi bwe ku ruhande rwanyu. Ariko ayo ngayo ni amakosa nakorewe n'undi muntu washoboraga kumpamagara akambaza ati ibi bintu wavuze ashwi ntacyo biguha. Rero abantu rero barayigarura baravuga ngo Rutayisire Antoine yahanganye na Perezida Kagame. First of all avuga ati ariko izo nsengero ni amariba y'amazi ni ariko ntabwo ari gufata disikuru ya perezida ngo uyibangikanye n'iyange ngo ngaragare nk'urimo guhangana n'ubuyobozi cyane cyane ko intention sinshobora kuyigira rwose. Ushatse wa bimbaza ibibazo ariko giye nibwira ko iryo ni ikosa ry'umu YouTubiste wakoze biriya kubera icyo intention udashobora kuyigira ko kandi hari abandi bantu tubona babigira kubera iki wowe personally iyo guhangana n'ubuyobozi. Umva pizo iyo ngira inkamba nyiguhaye izo nayo ifite narazigurishije. Ndagushimira. N'urongora nzagutwerera. Murakoze. Reka rero nkubwire ikintu kimwe. Uru Rwanda naruvukiyemo sibyo narukuriyemo 94 dusohoka muri genocide nari mukuru. So uri u Rwanda dufite aho turimo kugana. Nshobora no kugenda nkurura amaguru sibyo kubera ko reka wenda afate no kuri ibyo by'insengero. Buriya standard twashyize mu Rwanda si no ku nsengero gusa, ugiye mu bihugu bidukikije wabibona yuko standard twihaye nk'u Rwanda ziri hejuru. Kuzimenyereza kuzigenderamo gihe ndabishyigikiye bishobora kungora ku maintaining type y'isuku twifuza, kugendera kuri speed y'imodoka twifuza, kugendera ku mutekano utagira akajagari twifuza, gutura heza twifuza. Ugasanga umuntu barakubwira ati no ntabwo tuzemera ko ibyondo bizava iwawe ngo bize kwanduza umuhanda. Iyo ni exigence itari ku nsengero gusa ari no ku ngo z'abantu ku giti cyabo. Izo standard ugiye mu bihugu bidukikije ntabwo uzazihasanga. So bivuga ngo niba nemera ibyo turimo gukora hakaba hariho parameters mbese hariho imipaka ubuyobozi bwacu bwashyirwaga ngo iyi mipaka niyo tugendera. Mushobora kuba mutayikunda ariko buri muntu wese uzagendera muri kino gihugu iyi mipaka niyo azagenderamo. Niba wubatse urusengero rugomba kuzuza 1 2 3 4 5. Nituza tugasanga utarujuje 1 2 3 4 5 ntabwo urusengero rwawe ruzaba rwujuje ibyangombwa. Aho rero naramaze kwemera ibyo ntabwo giye ndi mu bantu bayidari nabigeze kubimbasa ngo kutajya uvuga nawe ubuyobozi nawe rero rugeze kubera ko giye mba muri opposition. Hariho n'abavuga ngo ngo reka buriya ngo Antoine we ngo ibyo yavuga byose ngo nyine ngo yari urutoryi rw'ubuyobozi ngo ahubwo ntoya giye ndi umupastori ari kwemera iki gihugu cyacu gikora. Nubona nabira byo gufunga insengero nunakurikira neza ibyo navuze rwose nkubwize kuri pizo. Nanjye ubuganye ndi umupastori number 1 bari abantu basengera mu buvumo, bari abantu basengera mu masenga. Nanjye nari kubabuza ufasha abantu bagiye mu buvumo kandi buriya buvumo bugira toilette. Abantu baragiye ni mirongo bari mu buvumo buri ahantu mu gisambu ubwo muri ya hygiene twifuza mu gihugu. Ariko bavuga ko ari bwo buryo bwiza basabana n'Imana. Fine. Ariko se nibwo buryo bwiza. Oya reka nkubwire aho ngaho niho harimo imyigishirize mibi. Iyo mana yo muvumo reka jewe nigeze no kubijyaho n'impaka n'umuntu w'umunyamasengesho ambwira ati utarasengera mu buvumo ntabwo urahura n'Imana. Ndamubwira nti maze imyaka 40 ngendana n'Imana kandi Imana sinayisanze mu buvumo sinayisanze no mu giti. Urabona hari ibintu ubutuntu twudukorya abantu bazana ukabona abantu bitendetse mu giti ngo bagiye ngo bari hafi y'ijuru nkawe ijuru ryo mu giti. Ubundi se byavuye kuri umuntu mukuru wabutonka abantu iki gihugu cyarasenyutse mu cyubaka mwashyizemo n'imbaraga z'amasengesho abantu basenga bongera kwegerana n'Imana. Ibi byo kujya mu mwobo no mu biti no mu tuvumo byaje bite? Oya biriya bintu by'ubuvumo n'ubutayo n'ibindi ntabwo biba hano gusa. Ugiye Uganda uzagenda ugiye hafi ya za Entebbe wazanye Mountain of Prayer, nujya za Korea uzasanga yo Mountain of Prayer, nuziyo abantu bagenda bakopera ibintu. Saho saba Kristo bahera bavuga yuko nimba no muri Bibiliya bihari no mu bindi bihugu bikorwa bakibaza impamvu hano babibuzwe. Oya ni bya bindi rero nakubwiraga.
ugiye nko muri Korea Mountain of Prayer yo muri Korea ikoze mu buryo buri human oriented ifitemo udushade ushobora kugamamo haramutse habaye imvura ifitemo amatoilette uramutse ukeneye kwihagarika ifitemo naho ushobora gukura first aid kuko burya mu masengesho hari abantu bajyayo bakagira ibibazo by'isukari ujya bumva abantu bapfira mu masengesho bapfira muri ibyo bintu byose hari ibintu by'ifatizo by'ibanze ugomba kugira iyo uzahuza abantu benshi first of all reka dufate niyo waba uri wenyine ugiye mu buvumo banza umbwira ubwo buvumo bugira toilette ishwe icya kabiri ese nujya muri ubwo buvumo ukagumwuma ufite ahantu uzakura amazi yo kunywa ishwe ese nujya muri ubwo buvumo ukagira hypoglycemia isukari ikaba nkeya mu maraso ufite ahantu uzakura fanta cyangwa ikindi kintu gishobora kuramira ubuzima bwawe ibyo runda kubwira ngo igihe tutarashyiraho ibyo byangombwa byifatizo nanjye nk'umuntu wize usobanukiwe kandi usenga nabwo ntoya mujye musengera hafi aho umuntu ashobora kubakurikira ese ko bafite insengero nibasengere mu nsengero utanafite n'urusengero nasengere mu rugo ariko ibintu byo kujya mu buma nanjye babikuyeho rwose nta defense nashyiraho ndibuze kwagaruka ngaho reka mbanze nkomereza ahangaha ugeze no kumukomoza uvuga yuko ari umuntu usanzwe uri fite ndetse mujya munavugana kuri telefone oya tizi no kuri telefone turanaziranye kuva kera kuva kiri umunyeshuri bashobora kuba harifashishijwe n'ubundi amagambo yawe cyangwa se imvugo yawe hari aho wavuze uti iki gihugu mu jenoside twarasenze twamagaraga abayobozi bakaza tugafatanya gusenga tukiragiza Imana kiriyubaka kirakomera aho kigeze ubu uvuga uti biratangaje kuba ubu ngubu abantu ushobora kubabwira ibyo gusenga ariko abantu ukabona barashibuka cyangwa se ntabwo bari kubikozwa we mu mvugo ye aravuga yuko abanyamadini benshi bari kuvuga abayobozi b'amatorero kuri ubu ngubu bari kuvuga bati murirengagiza ahantu u Rwanda rwavanywe n'amasengesho urabasubiza icyo kakanya murakoze cyane ariko turabizi ko amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga ntabwo jenoside yahagaritswe n'igitangaza gusa guhagarika jenoside yakorewe abatutsi byasabye ingabo zitanze zikabamo n'izipfa reka nkubwire rya kosa rya kamera ntiwumva ayo magambo ntabwo yavuye muri icyo kiganiro ayo magambo bayakuye mu kindi kiganiro nzi naho bayakuye navuga nti iyo urebye uko u Rwanda rumeze muri kino gihe n'ibintu bijyanye no gusenga usanga imbaraga zabonekaga muri za 94 na 5 na 6 na 7 ni abantu bose twarabahamagaraga bakaza sibyo none uno munsi uvugana n'umuntu agawe atari ku iyo Mana muvuga iyo Mana kuki uvuga ngo Imana ntaho byari bihuriye no gukinga isengero no kuzikingura urumva rero abantu baragenda bagakata ikintu wavuze bagakora icyo bita correction guterateranya bakavanamo ikindi kiganiro utigeze ukora ni nayo mpamvu nahoze nkubwira ariko buriya nta tegeko ribaho umuntu ashobora kurega abantu bamuvugishije ibyo atavuze kubera ko mu mikorere y'amagambo baravuga ngo a text out of context iyo amagambo yakuye mu mvugiro yavugiwemo uyavugisha icyo ushaka nka biriya rwose ni igice cy'ikiganiro kindi kidafite aho gihuriye no gufunga insengero umuntu yaragiye aragitema aromeka atema ikindi ahandi aromeka atema icya perezida cyo muri 2018 aromeka akuramo ikintu cy'igihindugembe kidafite aho gihuriye cyane Personally wowe rero uyu munsi insengero zitandukanye zirafunze hari impamvu zafunzwe hari uko bigiye kugenda nyuma yo kuzifunga hari n'ingaruka bishobora kugira reka duhere ku mpamvu bavuze yuko insengero zafunzwe mu mboni yanjye rero impamvu bazifunze reka mbanze vuge ko nta karengane karimo yego rwose no muri kiriya kiganiro stating mishyizemo imbaraga kuko ubundi kuva 2017 n'umunani nkaho manyari na 2018 ko ndumva itegeko rigenga imiryango
bita FBOs ishingiye ku myemerere muri icyo gihe ryajyagaho banagennye naho dusengera uko ibyo hagomba kuba hujuje noneho baranabitubwira tunemera yuko tugiye kubikora tukabyubahiriza so niba baratubwiye 2018 tukageza 2000 wenda nshobora kugaya the how uko byakozwe ni nabyo navugaga ubwo mu marangamutima yanjye ya gipastori ariko nshubije amaso inyuma ndavuga ariko uzi ikintu wenda iyo mbaza nkabaza Yusta nkavuga ariko Yusta byagenze bite ngo ufunge insengero ubu ngubu nanjye igisubizo nyuma yaho nibyo nakubwira ntishobora kuba narakoze ikintu cyitwa kwihuta mu magambo nanjye igisubizo nashoboraga kukiha ese uyu muntu wabwiwe kuki atubahirije ibyo yabwiwe urabizi rero hano twe turi igihugu gishaka ko buri muntu aba compliant akagendera ku mategeko ibyo rwose icyabiteye cyo nanjye sinakijya impaka gufunga ubuvumo ntabwo nabijya impaka gufungira insengero zitujuje ibyangombwa sinabijya impaka kuko abakristo nanjye uva abakristo abapasitore ba nyiramasengero ba nyiramadini n'insengero bafuze bavuga yuko ibyo basabwe mu by'ukuri nta muntu wabibona oya reka nkwereke ibi byo basabwe ibyinshi ntabwo bikomeye kubigeraho ikirimo gihenze wenda ni sound proof buriya yo nubwo abantu basakuza nta nubwo sound proof ishobora gukemura ikibazo cy'urusaku ikibazo cy'urusaku rwa hano mu Rwanda ndabivuga nk'umupastori wakoze n'ubushakashatsi kubera ko baduha iryo tegeko ni wacu ku rusengero hari ibyo nahinduyemo ikintu cya mbere gituma tugira urusaku umuntu yaza agakora agasengero k'imetero 5 ku 10 sibyo akazana ibyuma nk'ibyo gusonoriza kuri stade yajya no kubivugisha volume akayishyira muri maximum ibyo rero niyo washyiraho sound proof ingana gute urusaku ruzacamo ahubwo icyo twagombye gukora nuko mbona nta muntu numwe ahubwo urimo kubyiga mu buryo bukwiye twagombye guhindura ibyuma dukoresha mu nsengero ukurikije uko urusengero rwawe rungana ugashyiramo ibyuma bifite medium range niba mfite urusengero nkaho twari turi Remera rwari rufite uburebure bw'imetero 30 twari rwubatse mu buryo bwenda kuba circulaire genda ushaka ibyuma bifite range y'imetero 15 ushyiremo n'ibindi bya 15 ku buryo urusaku rwawe rutazasohoka mu rusengero kuko iryo ni ryo itegeko si no gushyiramo ibintu runaka itegeko nuko ukora ku buryo urusaku rudasohoka mu rusengero rero ibyo ngibyo byo ugiye ni Burayi ugiye no muri Amerika ugiye no muri Aziya ni itegeko international ntugomba gusakuriza abaturanyi ngomba aba pastor ibyo rero bakubwira ngo ntibyashoboka icyo ngicyo cyo rwose cyoroshye kuri icyo ngicyo cya kabiri ndenda ureka tugende dusesengura ibyo wafungiye icya kabiri gira imbuga idatumura ivumbi mu mujyi ho nubundi urabizi n'ufite iduka n'ufite inzu baramubwira ngo ibyondo no pava imbuga yawe sibyo mu cyaro nureba uko itegeko rikoze tera pasiparumu ku buryo ivumbi ridatumuka icyo ndumva kidakomeye icyo ntabwo kigoye reka turebe icya gatatu gishobora kuba cyarafunze insengero umurinda nkuba umurinda nkuba wowe nawe oya umurinda nkuba uragoyeho gato umurinda nkuba ngira ngo professional ushobora kugera mu bihumbi muri za magana wowe wenda ushobora kuruhanya ariko nabwo umuntu akoresheje ubwenge ufite urusengero rufite abakristo nubundi kugira ngo ufite abantu sibyo ufite urusengero ruteraniramo abantu 500 umurinda nkuba uri mu bihumbi 700 kugira ngo ni nkaho ngaho genda ushaka umurinda nkuba usabe credit muri banke ushyireho umurinda nkuba uzayishyure mu myaka itanu kitavuze ngo abakristo bature se oya n'urugero natangaga ndavuga mbese muri kesi abakristo bawe batura makeya ku buryo bidakunda abakristo batura make mu myaka 5 umurinda nkuba w'ibihumbi 700 waba wawishyuye mufata ibihumbi 20 gusa
ku kwezi mukayashyira muri ibyo bati akuma gasaka ibisasu ndetse n'agasaka amamodoka akuma gasaka ibisasu n'agasaka n'ibisaka imodoka ibyo ngibyo biri muri bya bindi ntangiye kuvuga bigeze kuri nivo itangiye kuruhanya aho rero niho kuganira bishobora gukemura ibibazo ari naho navugaga nti abantu bashoboraga kubikora mu bundi buryo ariko nibwira yuko buriya hari ibintu bimwe izo standard twashyizeho bashobora kuzagenda bavuga ati ariko ibingibi byo sina buri munsi twumva umuntu wateye igisasu mu rusengero ibyo bashobora kuzabikuraho cyangwa se bakabirekeraho ariko nabwo ubikoze gutyo kuko urumva kariya kuma ka metal detector ukuyemo amahoteli n'amaduka asanzwe metal detector iragoye no kuyinstara no kuyikontorora ariko kariya kahandi heridi bamwe bakoresha intoki nako uretse ko ntazi nicyo waba ugikoresha mu cyaro buri gushyiraho umuntu ubundi mu Rwanda aho tugiye hose baradusaka ntabwo hose basa icyo ngicyo rero nibwira ko gusa icyo cyo nibwira ko harimo bimwe muri byo izo standard zashyizweho harimo bimwe abantu bashobora kuganiraho ariko nta bukana bunini burimo ubwo ndibwira ko nibajya gukosora ibyo gufungura insengero hari ibyo nabo bazagenda bavuga toya ibi ngibi turabikomeraho ibindi tubikomeraho kuko n'amashuri yo mu Rwanda reka nkwereke urugero muri primaire haba hari abana baruta abajya mu nsengero ikora primaire ntabo rero bikwereka ngo hariho bimwe dushobora kudohora kuko tubona yuko nubundi bidakabije ku buryo byatera abanyarwanda byashyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga kuko nubundi ziriya mezire zose bazishyiraho bavuga ngo turashaka kugabanya ikintu cyose cyashyira ubuzima bw'umunyarwanda mu kaga niyo mpamvu nakubwiraga nterega jewe iriya polisi ndayishyigikira nshobora wenda kuvuga nkashyiramo ubukana mu buryo yabaye implemented ariko nyishyigikiye nkuko umuntu ashobora kuza akavuga ati pizo turagenda dutya kavuga ariko genda ndumva ndi buze nkurura amaguru ndumva kavuga ati sawa wakurura amaguru utayakurura turagenda kandi nibwira ko mu Rwanda buriya niyo ntuza by the way niyo mpamvu benshi banibeshya yuko ngo dukorera ngo ku gitutu bakanibeshya yuko iyo uvuze bagufunga njye mbwira abantu ko mu Rwanda buriya iyo uzi imipaka tugenderamo nshobora kuvuga ibintu bikakaye mu Rwanda abanzi ngo nzi neza ko ibintu navuze bikakaye ariko biri mu mipaka idashobora gusenya ubumwe bw'abanyarwanda idashobora gusenya icyerekezo cy'abanyarwanda ibyo bisigaye tubikosorera aho ngaho muri uwo murongo buriya ntabwo Yusta yigeze ampamagara muze kwisobanura ariko ampamagaye nagenda navuga ni Yusta ni turi kumwe biriya nabivuze ndakaye ntogota nk'umupastori wumvise mwafunze isengero 600 ariko nta kibazo nagiye mbona Dr n'ubundi Madame Kayitesi avuga ati biratangaje kuba hari abapasitoro bari kurekana bavuga ngo n'utubari natwo tugira urusaku bati umupasitoro arekaramba iby'akabiri gute mu by'ukuri uriya uvuze akabari nanjye ndibuka ko nakoze iyo komparizo nibyo nahoze nkubwira ni buryo umuntu arakaye ariko burya n'utubari ntabwo batworoheye utubari uzarebe ikintu cyitwa urusaku uko batoroheye utubari ku rusaku uko batoroheye utubari ku isuku niyo mpamvu ngewe ntabwo rwose natera amande ko mu Rwanda nta muntu n'umwe wemerewe kuguma mu kajagari ashobora kubihisha ariko umunsi bazakora control bagakora assessment still bazamufungira uko badufungiye insengero niko bafungira n'utubari n'amahoteli hariho nka hoteli imerutse kujyamo nsanga bayifunze ndabaretse bati hari ibintu bimwe hano bitari compliant kuko ni standard dushaka gushyiraho igihugu ibyo byo rwose icyo bazafunga wenda mu gihe kiri imbere icyo navugaga wenda navuze nabi na amagambo narongeye matanakosora n'ikibazo kuko buriya urabizi we tujya tunaganira kenshi njya mbwira abantu ariko kuri social media ntabwo ari umuntu akosorera ibibazo ntabwo uzakosorera ibibazo kuri social media kuko social media ntabwo ari urukiko
social media ntabwo ikemura ibibazo gusa irasakuza. Rero niyo mpamvu nkubwira nti buriya kuri standard ngewe nta kibazo. Abantu bagutekereje nkaho washatse kugaragaza nkaho ubungubu abayobozi bamwe barasengaga mu gihe bari bakeneye Imana cyangwa se reka tuvuge abanyarwanda. Reka tuvuge abanyarwanda mbere barasengaga bari bazi Imana bari bayikeneye, ariko ubungubu bimeze nkaho batacyumva Imana kubera wenda aho bageze. Abagutekereje gutyo, abantekereje batyo nuko nyine nakubwiye ngo babikuye mu kiganiro nari natanze. Ibyo byo ni ukuri ku hantu hose. Reka nkwingero nkeya. Ubu iyo ugiye mu Burayi, reka mpere mu Bwongereza ko ni igihugu kigeze kugira ububyutse bukomeye bubaka insengero nini. Ugiye mu Bwongereza insengero nyinshi barazigurishije, zimwe zavuyemo utubari, izindi zavuyemo amabiblioteke, izindi zavuyemo amamize, hariho n'izabaye imisigiti, harimo donc bikubwira ngo abongera gize revival ni nabo bazanye ubutumwa hano mu Anglikani n'abandi, ni nabo babujyanye muri Amerika. Ariko bugiye mu Bwongereza no butayu. Bikubwira ngo abantu benshi iyo bamaze gusubizwa baradamarara. Uwo rero wateruye kiriya kiganiro yagiteruye mu kindi kiganiro ndimo kuganira n'umuntu umwereka ingaruka zo kumererwa neza kubijyanye no gusenga. U Rwanda rero ntabwo ari exception. Ingaruka ziri hehe rero nyuma yo gufunga insengero muri reka turebe mu nguni zitandukanye z'ubuzima? Oya, reka nkuhumurize Pizo, nkuhumurize n'abandi bose bazumva iki kiganiro. Yewe hari ikintu kimwe nzi ntashidikanya, ibintu byinshi bafungiye insengero bishobora gukosorwa mu gihe kitarenze ukwezi. Nibura ku nsengero zigera mu 5,500 zafunzwe niba zitanarengaho. Nzi neza yuko nibura nk'izigera mu 4,400 zishobora gukosorwa mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Iyo rero bafunze, wamara gukosorwa hamagara uti muze murebe gihe narangije gukosora, baraza bakabikuraho. Iyo wafungiwe kubera ko wenda uwagufungiye yabyumvise nabi, kuko nabyo bishobora kubaho, icyo gihe nabwo iyo ukoze reclame mu rwego rusumbyeho, baraza bakabikosora bakavuga ati reka nkuye nk'urugero, hari insengero zafunzwe wenda kubera ko abapastori bazo badafite amadiplome, sibyo? Ariko urebye uko structure ikoze bakaba bashobora kwerekana ko ahangaha uyu mupastori udafite diplome arakorera munsi y'umupastori ufite diplome. Hari parish hari na sub parish. Icyo gihe urwego rusumbyeho ruzabikosora. So hari ibintu iyi assessment giye ndibwira yuko mu byumweru 2-3 umubare munini w'insengero zafunzwe zizaba zifunguye. Icyo ngicyo ariko ari nubwo no muri iki cyumweru hariho nyinshi zizafungurwa. Icyo ngicyo nacyo cy'abapasitoro bamwe bafite amashuri abandi batayafite. Nagiye mbona abantu bavuga bati ubundi kwigisha ijambo ry'Imana nta hantu bigomba guhurira na degrees mu mpapuro. Ariko dutandukanye ibintu bibiri n'ubundi kwigisha no kuyobora ni ibintu bibiri bitandukanye. Icyo RGB yasabye nuko amatorero ayoborwa n'abantu bafite niveau ishobora kujyana n'ubuyobozi turimo. Reka ngo jyawe biriya byo ndanabyemera cyane ndanabishyigikira, ariko bidakuyeho n'impano z'aba abandi batize ashobora gukorera munsi y'umushumba wize, ariko agakomeza agakora umurimo we wa gishumba, ariko akorera munsi y'umuntu ushobora gukorana na meya na executive na ushobora gukora mu Cyongereza no mu Kinyarwanda no mu zindi ndimi, ushobora no gukora planning. Rega iki gihugu dukeneye n'abantu bashobora gutekereza birenze ibyo kubwiriza gusa. Reka ngaruke wenda kuri kiriya kintu Perezida wa Repubulika yavuze, avuga ati ariko izo nsengero ni amariba y'amazi, ni inganda. Ubundi nureba mu mateka itorero rireba imibereho yuzuye y'umuntu. Ntabwo ari tike tugura tujya mu ijuru gusa. Na Yesu ubwe yigisha, yabwiye abigishwa be arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, sibyo? Ubwami bwawe buze hano. Ntabwo ari ririya hejuru, buze hano, uduhe none ifunguro ridutunga. Iyo ni development, kuba ushobora kubaho neza.
utubabarira ibyaha byacu nk'uko tubabarira ababitugiriye. Ubwo ni ubumwe, ni ubwiyunge, ni uturinda umubi, ubuzima bwacu burinda akaga. Rero bikubwira ngo ubundi buri mupasitori wese yagombye kuba afite capacity yo kureberera abantu ashinzwe, agakora planning ituma nta bana b'ingwingire baba mu rusengero, nta baturage barwaye imvunja bahari, nta muturage wicwa n'inzara kandi asenga. Ibyo rwose ngiye ndabyemera ndanabishyigikira. Niyo mpamvu tugomba kongeramo no kwiga. Ariko no ku rundi ruhande ngiye icyo singikuramo na wa wundi wifitiye impano z'umwuga itumupfukirane, kandi birashoboka. Reka wenda mbikubwire nk'umuntu wawe witorera. Ngiye nari pastori, mfite masters na doctor, ariko kubwiriza natoje abavuga butumwa bakajya si wabwirizaga genyine. Dushobora kubikora dutyo. Nshobora gufata insengero 3 nkazishinga umupastori ufite ibyo bisabwa, ariko aba bakorera mu bagira ibifuti bakora hamagara wabo ndi nkongere abo bantu ushinzwe ko bakoze amategeko ajya kujyaho. Hari ibifuti byinshi byakozwe urabyibuka, bavuga ngo hari ibintu byinshi singiye kubisubiramo. So rero bikubwira ngo biriya byo kwiga nabyo baduhaye imyaka 5, ubundi kugira ngo ubone bachelors muri theology 3 irahagije.